Ladies and gentlemen, Amasomo cyane twakire Pirate. Hola. Mwongeye kwirirwa? Ese mujye munsubiza ariko irishaza. Mwiriwe neza? Muraho yemwe? Aha. Muraho ukavuga ngo ya. Ubonye ibyo wikiriza? Aha, sho mwese mwambaye neza. Akiko sho nkebyiri zishize niyi ngiyi. Ako harimo abadiaspora benshi. Abadiaspora yo mbabonye ndabamenya kenshi na kenshi abasore baba bari kumwe n'abakobwa babi. Mujya mubibonara. Ese nkiyo muturutse inkibura icya muri Amerika. Bajya bavuga bakodaringa amanuza ama apartment ngo babarangira ama apartment. Mujye muvuga tunabarangira abakobwa beza bari. Ibintu byo kugenda ukabona umuntu ari zina ry'Imana. Bajya muri Amerika nta bakobwa babayo. Ambo hari abantu bagiye bavumbura ibintu bya hatari tukavuga ngo abantu bavumbuye ibintu byiza pe nk'umuntu wavumbuye amashanyarazi umuntu wavumbuye inzoga nawe nubwo ari imbwamo gakeya ariko nta kibazo nk'umuntu wavumbuye engine abantu nyine bagiye bavumbura ibintu bya hatari ariko n'abantu bagiye bavumbura ibintu uketekeza iki kintu yavumbuye ugashaka umumaro wacyo ukagira gute ukawubura nk'umukaritasi wavumbuye ikintu bita agakingirizo ni imbwa cyane pe hakaza umurezi wavumbuye amapingu cyo nawe ni imbwa none hari indi mbwa ibaruta bose umuntu wavumbuye Snapchat yaduteje abagore ujya ukabona umukobwa kuri Snapchat ugasanga ngo yitwa Kesi n'ifoto nziza asa neza wajya gushishoza neza ugasanga ni cya Chantal muturanye sha uwo muntu yaduteje abagore mani ishobora byose hari akantu ugiye kubabwira ntago ari pirate na makuru ya nyaya hari umukire wa mbere ku isi yitwa Elon Musk amaze kugiza biliyoni 428 ndakeka naho ngaho noneho kugira ngo wumve uburemere bw'amafaranga afite guturuka ku bwa Yesu buri munsi baguha miliyoni 100 z'amanyarwanda kugeza kano kanya ntago wawe wakagiza amafaranga ye iyo mibare twarayikoze dusanga guturuka ku bwa Yesu baguha miliyoni 100 ku munsi waba umaze kugira biliyoni 73 gutyo uri kumva ko hari abantu babakire cyane ngira ngo namwe murabyumva hari abantu babakire bafite amafaranga bro ariko ari nk'ukuntu umurare nta bigitara mugahura na muyoboke yikweze Wapche nta mafaranga ufite ubyo byeme usibye turaduhumbije na debena gufumbatisha none nawe rwose urawe umurara afite amafaranga afite buri munsi arya miliyoni 100 yamara imyaka 2000 irenga atarashira urumva ayo mafaranga ariko nkanjye ubwo nayo ko afite kuri konti ariko nanjye amafaranga afite kuri konti ndamutse nibeshye nka Nyamirambo nkarya umuceri wa 2 nshobora gutaha n'amaguru hirarira ni kuri nshobora gutaha n'amaguru hanyuma nshimire undi mwana hari umwana witwa Esiye ni yegera n'imbere n'umwana wanshushanyije Esiye ari he egera imbere uzana iyo mpano yawe n'umwana guturuka kure yaramamagaye ati pirate ngiye kugushushanya nubwo nanjye ntajya nishushanya zana hano gira vuba nkomeze n'akazi zana aba yakoze akazi gakomeye mwamumpereye amashyari umuha amashyi ayinya guturuka mu ruhengero uzi Kigali bagatangira kugushushanya buryo babaye bagushushanya wowe nawe ubwawe uradekaritse ngo iki inka yanjye wanshushanyije utemwa buretse kubereka ariko manze nde iyo wayerekana sha aya matama yavuye se mwokagira imana mu muhamashyi rwose umwana yakoze neza sibyo umwana yakoze neza yaramamagara avuga ati pirate ndagukunda nzagushushanya nkora ibintu bya art hari nk'abantu baba bakeneye amafoto nk'aya ngaya mu nzu baragushushanya ukayimanika reka no mupeta avuge nimero ze n'abantu wenda bazazumva bakeneye ko wabakorera ku kazi uzakabakorera sibyo bavuga nimero zawe murakoze amazina yanjye nitwa Esiye
umuntu wakifuza ko namukorera akantu nk'aka ngaka yamamagara cyangwa akanyakira kuri WhatsApp. Nimero za WhatsApp ni 079 488 4008. subiramo 079 488 4008. Zibaruye kuri SCA. Yego zibaruye kuri SCA nk'umuntu uzaba ushaka ko bamukora ibintu nka biriya yagira uno mwana yakoze cyane Imana igumugisha sibyo kandi humura sha buriya urari ibintu tuba duteganya ni yitwa ngo witwa nde kano kantu gatukomezanye ngo witwa nde SCA ngo yitwa SCA inde nawe ngo inuryandika asha uzukuza ubwenge anje nawe uri azi ko ibyana by'ubu ngubu rero ntago bicyubaha barimo muzarebe ukuntu baciye umuco kudakubita sinzi ukuntu nge nabifata ababyeyi bubu baradamare ntago bagikubita abana twinkoni twariye ubu ngubu kiba uzi nk'umunsi mama yasanze ndi kunywa itabi ryo mu birere ayimana ishobora byose hanyuma turi kuvuga ku byoje Elon Musk uri kumva hari abantu baba bafite amafaranga nge bari kubukene mfite ubu akakanya n'uwamikira cyo gutwita nagikora indese yawe ntayo natwara ndaga geze niba ndatwara wowe ariko kugira ngo wumve kubera ubukene abantu babaye nk'abiyahuze ejo bundi nari ndi mu rusengero hari umujene nagiye kubona mbona kuri Bibiliya yanditseho sinzi icyatumye byandikaho gutya ariko nagiye kubona rukuntu kuri Bibiliya wandika izina ryawe ukandikaho na nimero kugira ngo nuyita bazaguhamagara nagiye kubona mbona kuri Bibiliya ku gifuniko cya Bibiliya yanditseho FRDC yose sha Imana usenga ibigoma ijuru haranira kujya muri rimasisi uri doko ukumva akibyo byose biterwa n'ubukene by the way namwe bitewe n'ubukene mufite bamwe muri mwe ubu nakwereka nk'abantu badakwire kwica muri VIP barimo vuga mbakwereke tubyihorere uwo ntazi senzi nyina gusa ariko hari ikintu ushaka kugira ngo mbasobanurire hari icyo twita umugisha hari abantu bazi ibisobanuro by'umugisha ngiye kubasobanurira icyo bita umugisha amahirwe ibyago agasuzuguro ndetse n'ubwiyahuzi umugisha rero umugisha umva igisobanuro cy'umugisha ngo umugisha ni ugutera inda utabishaka kubw'amahirwe umwana akaza asa na nyina icyo nicyo bita umugisha noneho amahirwe ni iki amahirwe uva ko bivuga amahirwe ngo ni ugusurwa n'umukobwa akigera iwawe imvura igahita igwa icyo nicyo bita amahirwe abasore mu gikomera amashyi are ubundi se kugugasanga ari mu kibada byagufasha iki aha ibyago ni iki rero ibyago uretse tuza ibyago ngo ni ugucyura amahirwe umva wongere dodo aha icyo bita ibyago ni iki ibyago ngo ni ugucyura ese buriya kenisi nkawuzi ibintu by'inuzi kuvuga indaya biremewe cyangwa bavuga indangamiro abadandaza amagara inka yanjye none arabihugu aha ariko dukosore n'imvugo ntago ari indangamirwa ari abantu babise indangamirwa hari indirimbo ivuga ngo ubu turi indangamirwa ngijabo rya duhaye ijambo indangamirwa ni umuntu ukora ibikorwa bikwiriye kurangamirwa ntago ari indaya rero hari n'abavuga ngo bakora umwuga wo kwicuruza ni ingeso yo kwicuruza ni indaya ibyago rero aho bari bose ni indaya ubwo ukomye amashyi wese ntiwigeze kuyiguraho umva rero ibyago ni iki ibyago ni ugucyura indaya muri geto ugatanga abo muturanye bari gukinira amakarita ku rugi rwawe icyo nicyo bita ibyago twagiye agasuzuguro ni iki agasuzuguro ngo ni ugukundana n'umukobwa mu gitondo ku mugoroba ngo nyina akahita ajya mu bitaro ibyo bintu cyangwa agapfura akoze cyane ibyo birasanzwe mwarahuritse nyabo n'ubuhamya
hari igihe mvuga ibintu nzi ngo ni urwenya kumba ari ubuhamya basha none ngo wari uwigeze ko kubera akamenyero ko kubeshya ngo waravuze ngo ayiwe ngo mama agize ikibazo ngo ngikiye ngamiza isafuriya kubera ka akamenyero ko aha none bitatsoza kucyo bita ubwiyahuzi niki ndakwiyamye aha ubwiyahuzi niki ubwiyahuzi ni ukujya kugura agakingirizo kuri botike mama we yikopesherezaho ntawe butandukaniye n'umwiyahuzi Uganda hari umugabo wagiye gupagasa Uganda agezeyo agura y'ikirori miruwari yaguzeyo miruwari ayizana mu Rwanda kera abanyarwanda ntago bari bazi ukuntu bari basa kuko kumenya uko usa ni amafoto bitwerekana miruwari aguzeyo miruwari ayicyura mu gikapu kumwe abagore bashyuha ngagiye kureba by'umugabo we yacyuye arebye mu gikapu ngo abonamo miruwari yirebye aravuga ati igicucu cyagiye kunca inyuma agira ngo nundi mugore yagize gute ngo yazanye reka shyire nyina ati dore wa mugabo wanjye ngo yancaga inyuma nyina yirebyemo aravuga ati iki ngiki cyihore ati n'ubundi ndabona ari igicecu ndabona n'ubundi gisigaje iminsi mikeya kigapfa aha hari ikintu bita kwizera rero ngiye kubigisha kwizera igisobanuro cyo kwizera ngo ni ukumenya udashidikanya rwose yuko ibyo wiringiye bigomba kubaho kumenya udashidikanya rwose yuko ibyo wiringiye bigomba kugira gute bigomba kubaho hari ibintu kera twajyaga twizera tukiri abana tukiringira ibintu kandi koko bakatubwira ko bibaho waba ugiye nko kuvuga ikintu cy'ukuri umwana agaca umusaraba ngo urenge twizeraga ko uramutse urenze uri kuvuga ibinyoma ngo iwanyu wasanga bagize gute ngo bapfuye cyangwa se wavuga ikindi kintu uri kuvuga nk'ibinyoma ukavuga ati vuga ngo ndagakubita ishoka mukiriza murabizi ukanga kubivuga kubera ko uzi kuri kugira gute uri kubeshya hari ikintu rero bita mudakubitwa murayizi reka nze nkubwire ukuntu nigeze kuyikubitanwa rero mudakubitwa ni akantu kaba kari ku nturusu waragafataga ngo ukagashyira hano mu mufuka warangiza ugasobeka agatoki gutya waba ikosa wabaga wakoze iryo ari ryo ryose ngo wizeraga ko utari bukubitwe kera mama wanjye yajyaga mbuza kujya kuvumba mu bukwe kubera ko twabaga tukiri abana usanga tunasa nabi wenda twiriwe mu bisambu turagira umunsi umwe tujya kuvumba njye na petit frere tugeze ahantu mu bukwe ndabyibuka bashyizemo indirimbo yari igezweho yitwaga mama puru kutsimama bayishyiramo ukuntu twasaga nabi turabyina turaceza nari mfitemo udukoni tubiri tw'ikigage turabyina papa wanjye kubera ukuntu mu rugo akaze twe twaramubatije ruganzu turabyina kumva ubwo bukwe mama yabutashye twe ntago tubizi turabyina petit frere baramubonye amubonye ati wahora niki ati sheri wa ruganzu yicayemo hano ndavuga nivugisha ukuri kw'Imana tuba turagiye twiruka tugiye hari ukuntu abagore bo mu cyari yari bukubita umwana wajyaga kureba ugasanga ahagaze nko ku muryango yifashe mu mayunguyungu nk'agatado bandagiye nsanga ahagaze ku muryango ndi kumwe na petit frere n'abandi ibintu birakaze mu rugo iyo babaga bari bukubita umwana hari ahantu begekaga inkoni mu nguni muri saro iteka ryose iyo bakubitaga umwana hari ahantu begekaga inkoni mu nguni aha noneho nagiye guhengeza mu idirishya ryo kuri saro kugira ngo ndebe ko iyo nkoni ndayibona kuri iyo nshuro nasanze hegetse umuhini w'isuka ndangije ndavuga nuko biri kose nta gaca kagiye kwambara amayogi hari umwana narinzi witwaga Fabrice yari afite za mudakubitwa nyinshi ndabareka njye kwimutira kugira nanjye batankubita ngiye kwimutira ngeze ahita ntera stories ukuntu nawe yayikubitanwe mu gitondo ngo yanyaye kuburira abandi byabiboro ko bishobora kuba bidakorara abarayintije yihereza petit frere mushyiramo imyuka n'abandi ngenda ntago baragukubita yarinjiye bamukubise icyo bita judo catholique ni judo bagukubita ukabanza kano nabana uko biri kose ibintu bigize gute birakomeye mitabana ibya bintu twizera ntago ari byo none abana bajya bavuga ngo noneho nase vuga n'ibya bintu byose twizera ntago ari byo bavuga ngo nabandi nko kubeshya bavuga ngo tumusara urenga gatandatu kandi ndi kubeshya bavuga ngo urahira ngo uragakubita ishoka mukirize nkabandi akayikubitamo uri kumva ibintu byose nyine ndagenda mbifata gutyo yuko nta kugira noneho nkiraho ngo kukwizera hari ukuntu tujya dukora ubukarita sinigeze gufata nimero z'abantu mfite muri telefone nzisevingaho amanimero y'abahanzi n'abastari muri rusange nkafata nka Fabrice nka sevingaho de Beni nkafata nk'icyitwa cya Bosi nkashyiraho Bruce Melody nyine abantu bose mbasevingaho nimero z'abastari bo mu Rwanda nkajya kubona nkabana nka Jay Polly aranyandikiye ngo bite mwana noneho nko kumugora nkajya kumva Bruce Melody ngo tujye gukina umupira mwana noneho ari itonze sinzi ukuntu ari impagaze ngiye kubona mbona uwo nise mbonye aravuze ngo urihe kanyoko noneho
ubwo sinzi ukuntu nari ndi mu rusengero sinzi ukuntu nari ndi mu rusengero ye ko nabona uwo nise nawo maranyandikiye ngo nabuze imihango bitavuga nta ni kabisa uko biri kose aha hari ihurizo twajyaga dukora hari icyo biti ihurizo bajya bavuga ngo imbwa ihene nishu ako kantu murakaza abantu benshi ngo imbwa ihene nishu ngo bigiye kwambuka ikiraro ngo wabigenza guturi bwambutse ikintu kimwe kimwe ako kantu ni mukazi imbwa ihene nishu imbwa ihene rikaryishu ku kiraro ugiye kwambutsa kimwe kimwe ngo urabanza mfite ahantu ushaka kugera mu myitondere ngo urabanza ngo wambukije ishu ngo wasanga imbwa yari ihene wambukije imbwa ngo wasanga ihene yari iyishu ngo kandi urambutsa kimwe kimwe ngo ubwo rero bakavuga ngo wamanza ukambutsa ihene ngo wayigezayo kuko imbwa ntago iryishu ukagaruka ugatwara ihene nibyo wamara gutwara ihene ukagarura ishu ugasubiza yimbwa bikaza kurangira wabyambukije reka tujye ku bantu buretse reka tujye ku bantu sasa rero abantu bo muri entertainment dufite uwo bita Kimenyi dufite uwo bita Muyango dufite n'uwo bita Brian aba bantu ugiye kubambutsa uri bwambutse umwe ngo byagenda gute Kimenyi arya Muyango Kimenyi arya Muyango Brian akarya Muyango uzi ukuntu byagenda uramutse wambukije Brian wasanga Kimenyi yariye Muyango wibeshye ukambutsa Kimenyi wasanga Brian yariye Muyango ishatse kuvuga ngo wamanza ukambutsa Muyango kuko Kimenyi na Brian bombi ni ibigabo wowe have komeza ni ibigabo wazi ko mwabyibagiwe mwana bombi ni ibigabo noneho wamara kwambutsa Muyango ukaza ugatora Kimenyi ukagarura Muyango ugatwara Brian deni bose ukagira gute ukabambutsa nguko isomo rimeze. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung 250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung 250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru. Abakinga bongera inyana ubwatsi